Nyuma ya update ya Stellar X-ray protocol 25 abantu benshi bambajije bati ese Stellar ni iki, ikora ite, ubundi izafasha gute Pi network. Uyu munsi reka tuba ariho dushingira ikiganiro cya none. Hano ni kuri Rugwiro Prozone tuganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ni ingenzi cyane gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru nk'ayo ngayo. Hagaruka kuri cryptocurrency maze nawe winjire mu isi ya Web3 ubashe kubibyaza umusaruro. Iyo bavuze Stellar baba bavuze Stellar ni blockchain yubatswe nka infrastructures y'amabanki, ntabwo yakozwe nk'uko Bitcoin yakozwe ngo ihuza abantu na crypto ndetse n'amabanki ndetse n'amafaranga ya fiat cyangwa se ayangaya inote n'ibiceri cyangwa se ayangaya akorwa nyine na leta cyangwa se za guverinoma. Urugero nshobora kuguhereza kugira ngo ibyo ngibyo byumve, niba umuntu ari muri USA cyangwa se United States of America akakoherereza amadolari muri Afrika, amabanki ashobora gutwara hagati y'iminsi 3 ndetse n'5 kugira ngo akugereho. Ubwabazi kitwa Swift code ahangaha irifashishwa kugira ngo aya mafaranga ave USA agere muri Afrika. Ahangaha bank zikataga fees nyinshi cyangwa se transaction fees kugira ngo nyine icyo gikorwa gicemo bahara amafaranga bagukata, kubera validation cyangwa se igikorwa cy'ubugenzuzi kiba cyakozwe n'umuntu nyine na gari lobo cyangwa se ngo bibe byakozwe nyine ukenera umuntu, kandi uwo muntu ukora ubwo bugenzuzi agomba guhembwa. Niyo mpamvu hagomba kuba hazamo ikiguzi cyinshi, fees nyine zikiyongera. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nibyo Stellar yaje guhagarika, yaje gukuraho ibijyanye no gutwara igihe kugira ngo amafaranga ave hamwe ajya ahandi. Iza kugabanya ikijyanye na fees cyangwa se charge ayo bagukata, kandi ibijyanye no kohereza amafaranga hari icyo bita middleman. Ahangaha Stellar yabikuyeho ibijyanye na komisiyo cyangwa se abakomisiyoneri bashobora kuza nyine muri ayo mafaranga kugira ngo akugereho, nabyo byabaye bikurwaho. Stellar yabisimbuje ko ikora ibintu byayo mu buryo bw'amasegonda. Niyo mpamvu bakoze icyo bita manage USDC, ndetse amabanki ashobora kuba yakadopta iyi Stellar kubera ko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari bank zishobora gukoresha blockchain ya Stellar nko mu gihe binjiye ku gice cya XRP, bakaba ariho babasha kuba bakora ibijyanye na payment ndetse na transaction. Aha kandi Stellar yifashishwa n'ibijyanye na payment company, bakunda kuba bayikoresha nyine nka company hari ibikorwa ishaka kwishyura, bakunda kuba bakwifashisha Stellar mu bikorwa byabo. Uwambajije ngo Stellar ikora ite? Stellar ikora nka global payment highway. Ahangaha hari uburyo bwari busanzwe buhari, hari fiat cyangwa se dushobora no kugereranya n'amayero cyangwa se dolari, tukagira crypto arizo dusangamo USDC ndetse na token, tukagira bank ndetse na application. Ahangaha Stellar rero ibihuriza hamwe byose. Iyo ubonye coin kuri Stellar uba ushobora kuyohereza mu yindi wallet, uba ushobora kuyivunjisha, uba ushobora kuyishyura, uba ushobora kuyihuza na bank yawe. Niyo mpamvu Stellar yitwa blockchain ya bank. Ahangaha abantu benshi muzi ibyo Stellar ikora, igira security iri hejuru cyane ndetse ikagira n'umuvuduko wihariye. Noneho ishobora guhurira he na Pi network kugira ngo uwabimbajije nawe asubizwe. Ahangaha bari barimo batangaza ko hari ibikorwa bari kugirana na Pi network, hari imikoranire bashaka kugirana, ariko nanone Stellar na Pi network hari ukundi kuntu bisanzwe bihuye bijyanye n'uko wallet zimeze. Nubwo muri Pi ikijyanye n'umutekano baracyari inyuma ya Stellar, ariko ikijyanye na wallet bose ubasanga ku gice cya DEX cyangwa se decentralized exchange. Hari wallet ya Stellar ushobora nyine gusanga ibika mu buryo nk'ubwo Pi wallet ibikamo. Aha kandi kugira ngo ube umunyamuryango muri Stellar ugomba kuba uri KYC verified users, ni ukuvuga ngo ugomba kuba waratanze imyirondoro yawe. Ahangaha Stellar na Pi bihuriza hamwe icyo bita merchant cyangwa se merchant, babandi bavunja nyine bashobora kuba bakora ibikorwa bijyanye no guhindura amafaranga. Bihuriza kandi ku kijyanye na ecosystem. Ibyo rero abantu benshi bakora mu bijyanye na Pi network
na Stellar igira team ngari yayo nk'uko tubona Pi ikora team, na Stellar igira team ngari yayo ifite ibikorwa byinshi igenda ikora bijyanye no gutanga serivisi zitandukanye nyine zishingiye kuri blockchain yayo. Ibyo rero Pi ibihuriyeho na Stellar, ariko nyine Pi ikeneye icyo twita financial lane zo kugira ngo yihuze n'isi yose, kugira ngo ibintu byayo nyine bigere ku yindi level, bitanga umusaruro byihute kuruta uko twari dusanzwe tubibona. Aha rero bahita badopta blockchain cyangwa se na Stellar muri rusange kugira ngo Pi ibashe kuba nka digital money, kandi Stellar ikoreshwe nka payment load cyangwa se nk'umuhanda ushobora kubafasha mu bijyanye n'amatransaction. Stellar hari impaka yabanje guca z'uko umutekano wayo uri hejuru ndetse n'umuvuduko wayo ukaba wihuta. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko waba usanzwe ukora neza, hari ibikorwa umuntu akuziho akakubwira ati twihuje dushobora gukora ikintu kiremereye, kandi noneho biri amahire mugasanga mwese muri mu nzira imwe ya blockchain. Ahangaha rero Pi ishobora kuba mu nzira yayo yo kugira ngo ihinduke digital money, igomba kuba yakenera nyine Stellar kugira ngo Stellar ibe payment load cyangwa se yifashe mu bikorwa byo kugira ngo igere muri iyo nzira barimo baritegura. Kuki rero Pi itajya kuri exchange za scams zibonetse zose ikabanza kwisunga nyine nka Stellar? Abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo bitandukanye, nko kwibaza ngo kuki Pi itari yajya kuri Binance, kubera ko Binance ikora igikorwa cyitwa trading. Trading ni uburyo ushobora kubona coin yamanutse hanyuma ukamanukana nayo, icyo gihe ikaguha inyungu, yanazamuka ikazamukana nayo. Muri trading hakorerwamo ibintu byinshi bishobora kuba byatuma ubona inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone igihombo kiba kikwegereye. Aha rero abantu bari kugereranya ibijyanye na Binance ndetse na Stellar, ahangaha waba urimo urakora mistake, kuko muri Binance haberamo ikijyanye na trading. Ni ukuvuga ngo baramutse baristinze Pi, purpose yabo yaba ari trading, yaba ari igice cyo kugira ngo bayi trading, ariko muri Stellar baramutse bagiranye imikoranire na Pi, purpose yaba ari banking. Pi ntabwo iri gukora speculation, iri kubaka ibintu bya nyabyo. Niyo mpamvu currency ikoreshwa cyangwa se iteganya kuzakoreshwa mu buzima nyabwo igomba kuba yubatse byinshi bitandukanye. Ibi rero bituma Pi yita mu kubaka wallet yayo, ikita ku kijyanye na KYC cyangwa se know your customer. Pi ikubaka abavunjayi cyangwa se bano bantu bashobora kuyifasha mu gihe ecosystem yabo yaba ifunguye. Ubu rero Stellar niyo mpamvu barimo bagenda bihuza nyine n'iyi Pi kugira ngo bubake icyo twita infrastructure yo kugira ngo habeho kwishyurana cyangwa se payment, ku buryo abantu benshi bashobora guhurira kuri uwo muyoboro. Mwibuke ko blockchain ya Pi yaba ifite ibibazo cyane mu gihe yaba idafite umuvuduko urenze. Turi abantu barenga miliyoni 100 z'abantu bakoresha uyu mushinga. Ibi bivuze iki rero ku bantu bakunda kuganira kuri GCF cyangwa se Global Consensus Value? Pi iramutse yihuje na Stellar, nubwo atari confirmation ko kiriya giciro cyagerwaho, Pi ikoreshwa mu kwishyurana, kandi iyo coin iri gukoreshwa mu kwishyurana irazamuka, niko za BNB zagiye zizamuka. Pi ikoreshwa muri business, ibyo bigatuma nyine yongera agaciro. Pi ikoreshwa mu bijyanye na payment, ubwo trading muri rusange nyine, ariko ya trading itari iriya tubona yo gutrading ama crypto, ahubwo trading yo kugira ngo hagurwe service and goods mu gihe baba bafite umuvuduko uri hejuru. Ariko Pi iramutse itihuje na Stellar, tugereranije n'izindi blockchain, wajya ukora order yo kwishyura umucuruzi, order yawe ikaza gukunda nko mu minota 10, aho hantu wahavuye wanaharenze. Icyo nicyo gihe rero cyo kugira ngo price ya Pi ibashe kuba yazamuka. Kandi ntago Pi iri gukora kugira ngo price yabo igenwe na exchange, ahubwo bari kubaka kugira ngo price yabo igenwe na economy. Niho rero abantu bizerera muri GCF cyangwa se Global Consensus Value bashobora kuba bafatiraho. Dusoza, Stellar ntabwo ari coin gusa cyangwa se ntabwo ari project iri aho ngaho gusa. Ni digital bank kandi igenewe abaturage kugira ngo izane freedom ku kijyanye n'amafaranga. Ibyo byombi rero iyo byihuje, ubwo ni Stellar na Pi network, nibwo isi ibona ikijyanye
people's money inside the old financial system. Ahangaha abaturage baba barimo bisanzura ku kijyanye n'amafaranga, bitandukanye nuko muri banki utegereza validation n'ibindi bintu byinshi bijyanye no kugira ngo amafaranga ava ahantu hamwe ajye ahandi. Niyo mpamvu ndimo kubabwira nti Stellar na Pi byiteranije bishobora kubyara icyo twita revolution cyangwa se impinduramatwara. Turashoje ikiganiro cy'uyu munsi, ndagushimiye we tukibanyemo, reka nizere ko tuzabana mu bindi biganiro bikurikiyeho. Wakoze cyane kutwumva. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo atandukanye agaruka nyine mu isi ya blockchain. Ushobora kujoininga urebye muri video description handitse More, ukabasha gusoma byinshi bishingiye kuri iyi nkuru nakubwiraga, ariko kandi ukabonamo n'aka link ukinjira muri group yacu ya WhatsApp. Ndagushimiye. Hano ni kuri Rwiro Pro Zone, ngiye wanyumvaga mu ijwi rya Rwiro Pro. Reka tubane mu biganiro byacu bikurikiyeho. Imana ikurinde.